mu batezi b'imitego Bamporiki ntibitangaje ko yabari mu batezi b'imitego yego urumva none ukaba nka Mutego Mutindi nawe akawugwamo kimwe mu byaha biremereye ni iki Bamporiki akurikiranyweho kuko no kuva ku myaka 5 gishobora no kugera kuri burundu umuntu wagombaga kuba yakurikiranwa cyangwa yahanishwa igifungo cya burundu agafungirwa mu rugo uri minister uri state base ugore wese umudepite ikindi kintu nk'ibyo ariko wibuka ko ikizere wagiriwe nta nzara yaguteye urumva ntabwo ribira ko ikiro cy'isukari kize ku 200 kigera kuri Bamporiki nk'ikibazo ni gute abantu b'indyarya bakomeza kuba muri politiki y'u Rwanda hakenewe kandi kayunguruzo turaje tugiveho aho none umuntu asigaye wo ku rwego rwa ministeri yemerera icyaha kuri social media nabyo turaje tubivuge ariko noneho kandi bikiri mu iperereza noneho wowe uzagende uhereze 5 umupolisi wenda utwaye imodoka urebe ko bagufungira iwawe aramutse ababariwe rwaba ari urugero rutari rwiza noneho rero rwaba ari urugero rutari rwiza kuri politike n'imiyoborere yimakaza niba umuntu nka Bamporiki ufite asset n'imitungo irengeje miliyari agikora gutya Bamporiki tubyumve kimwe tukajya duhurira kuri sale motora tugaciza tukabyina tweet ya Bamporiki yavuze ngo umutima wanze kumpa amahwemo gusaba imbabazi no kugira ngo umutima ubone amahwemo birahagije erega umutima wa Bamporiki wo w'inyamahemo ajya kurya ruswa turabasuhuje nshuti mu dukurikiye kuri PRIMO Media Rwanda twizere ko aho muherereye muri amahoro abatureba muri mu Rwanda abadukurikiye muri hanze yarwo tubifurije kugira amahoro no kwihangana kuba ari mu bihe bitoroshye David muraho neza ndaho ntago nkomeye cyane ariko ntago nkomeye cyane kuko gukomera bijya bitera abantu nyine koroha iyo utangiye gushyiramo amadarubindi bihinduye isura tubafitiye rero ikiganiro tuhuriramo n'umuvandimwe David cyitwa Dusase Inzobe birakwiye ko abantu bicara bagasasa inzobe bakavuga ibintu uko biri mu mazina yabyo niba koko tugamije kubaka societe ushaka gukira indwara arayirata cyane ko hari umuco wose ushobora kuba mwiza cyangwa ukaba namubi bitewe n'uko umuntu n'ibihe umuntu arimo ariko ikintu cyo kuba wenda dukora kuri ligne editorial yacu cyangwa umurongo wacu urimo politike nyinshi birumvikana politike diplomasi n'ibintu nk'ibyo urumva nko kuba abantu ngo hari umuco kuvuga ngo umuntu avuye nko gushyingura bakavuga ngo bitese ngo bitese karuvuye rusororo kuvuga ngo ni byiza ngo ni sawa ngo ni meza noneho nk'ubu ibyo nakubwiye ngo si sawa cyane ukaza nk'ubu haravugwa ruswa haravuga iki n'iki ariko politikali nitwe nibyo dukoramo ati se bite politikamo utenesaho kandi hahiye nibyo tugiye kujya dusasa inzobe rero tuzajya dufite topic imwe mu cyumweru yo gusasaho inzobe tugiye guhera kuri honorable Bamporiki Edouard wahagaritswe mu mirimo ntabwo birarenga amasaha menshi rega yego ese ugiye ngo guhagarikwa yego itangazo ryo mu biro bya minisitiri w'intebe niko narisomye ariko wanashyiramo n'utundi n'indi ndyohesha kiganiro ntabwo ndyohesha birangiye wafungiwe ibyo nabyo turabigarukaho hamaze kuba ibintu byinshi muri iyi minsi kuva yahagarikwa mu mirimo hamaze kuvugwa ibintu byinshi cyane ariko tugiye guhera mu mizi turebe mbere na mbere ku muzi w'ikibazo Dusase Inzobe wa mugani Bamporiki niwe muntu watinyutse guhagarara muri Congrès FPR akavuga ko bamwe mu banyamuryango birirwa bakora abandi aho kugira ngo bakore inshingano zabo kirirwa bakora abandi ku buryo umuntu yirirwa arwana no gusimbuka imitego kubw'ibyago simbizi birashoboka ko uwo mutego yavugaga ari wo wamushibukanye hanyuma mu kinyarwanda tukavuga duti ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka hari impamvu yihariye ishobora gutuma ibuye ryagaragaye kuri Bamporiki ryarisha isuka impamvu yihariye ni impamvu nyinshi mu by'ukuri buriya akenshi na kenshi iyo dukora ibiganiro nk'ibi ngibi biba byiza ko nk'uko bisanzwe mu bwacu bizi tubivuga mu mazina siko twavuze Dusase Inzobe biragaragara ko tuba muri societe ntabwo tuba ku gasozi ntabwo tuba mu mashyamba tubana n'abantu ariko ikintu bamwe simbaze ngo ni bande
bajya badushinja aho uvuga n'abanyarwanda muri rusange nta wagize umuvugizi wabo ariko ugenda umunyarwanda nanjye nivugaho dukunze kugira nk'ikibazo ni ikintu umuntu yavuga ko ari nk'uburyarya n'ubucakura ndetse ubwo buryarya n'ubucakura bukazamo gucomekana guteranya kugira ngo ibintu nk'ibyo ngibyo ndavuga binenga nko par exemple kugira itanga urugero genda umuganga ariko hari ikintu nigenzuye kugira ngo ntazajya mbwira abantu nanjye niyibagiwe ukuntu akenshi na kenshi ugiye dutanga imiti mbabarire gukoresha urwo rugero hari ushobora gutanga imiti y'icyumweru imiti y'iminsi 3-5 byose birashoboka ukwezi ndetse no ku bantu bagira nk'indwara zihoraho ibyo bita indwara z'ikronike ugasanga nubwo ubuvura ariko imbaraga ushyira mu kwita ku muntu mu gihe azanywa iyo miti ni nkeya noneho aka kabiri nashaka guca akarongo ukuntu nawe usanga iyo miti ushobora kuyinywa ugasanga urayitinya gutera urushinge biroroshye kuruterwa ni intambara kenshi wanasanga abaganga benshi bazira ababintumye nta savere nakoze ariko birashoboka bazira banegekazwa no kutanywa imiti kandi bayiha abandi urimo kureba urashaka kuvuga ko akundi muganga ashobora kukubuza kunywa itabi we ugahita umuganga asohotse ameze gutya kiriya kintu ntabwo hano ibintu bajya batera ngo ntabwo kiri katolike in fact gihe mbona ko atari umuco wo gushima turagaruka kuri iyo mitego turimo kuvuga aho usanga umumedecin docteur surgeon ubaga cyangwa ukora indi mirimo muri medecine interne akuvuga ati itabi ni ribi urumva ako ntaryikoze ubwo urashaka kuvuga ko Bamporiki nk'umuntu wigishaga umuco wigishaga indangagaciro reka Dusase Inzobe bivuge mu mazina yabyo wijya kunyura muri medecine z'abaganga reka Dusase Inzobe tuvuge ibintu mu mazina yabyo mu batezi b'imitego yego kuko uwo yaguyemo kuri Twitter tubaze kubona yanditse avuye yemera icyaha mu batezi b'imitego Bamporiki ntibitangaje ko yabari mu batezi b'imitego yego urumva none ukaba nka Umutego Mutindi nawe akawugwamo urimo kureba niho uzasanga ujya kureba ugasanga nko mu bantu bo mu nzego zubahiriza amategeko mu muhanda bivuge mu mazina polisi niba ari imodoka zihuta muri iki gihugu iza polisi zirimo ariko kwihuta kw'imodoka ya polisi reka tubirebere mu ngingo zitandukanye niba ari imodoka igiye gutabara nta kibazo ibyo ngibyo wibuza kwihuta nta kibazo je nta nima keretse niba mu bihe bisanzwe nabwo zihuta kuri rega n'Abamporiki muri iyo mitego ntibivuge muri Kongere FPR ntabwo imitego iri muri principes za FPR n'umunani nizingaye urumva nta yavuze ko yaguye mu cyaha cya ruswa kandi RPF yavuze indonke yego RPF mu ntego zayo ifite no muri manifesto yayo mu ngingo zose uko zingana harimo n'icyo kurwanya ruswa urimo kureba ariko nka Bamporiki nk'intore simwambura ubutore nk'uko yabwambaye pasi yego ntabwo nakora nk'umuntu wundi urumva ariko nawe uwo muhanda iyo street ya ruswa ayirima yicayemo urimo kureba ibyo naba kuri polisi ntabwo tuvuga polisi ntabwo tuvuga polisi nationale muri rusange tuvuga nk'abantu uri umupolisi urumva ko polisi ntabwo ari icyuka n'abantu ariko nawe mu kubahiriza amategeko ntabwo bikureba urimo kureba ushobora kujya gerageza kujya gutanga reka tutanga ibintu biri tipike nagiye gukingira muri campagne ya vaccination ndakoraga ikigo nderabuzima cya Kimironko ndi umuganga abantu barabizi ni umuforomo mu gace ka Kanyarutarama kandi ushaka kubyumve n'abadukurikiye cyangwa ntubihe n'imbaraga nasanze nka Nyarutarama muri ka gace k'abakire k'abasirimu ushobora gusanga dukoresheje ibipimo bya BMI n'iki byose abana baho bafite ikibazo cy'imirire ituzuye bidaturutse ku bukene ahubwo biturutse ku mwanya muto ababyeyi bagira wo guha umwanya abana ugasanga abana bahawe abakozi bwa Kinyarutarama so ndashaka ko ukuntu ibyo tubona n'amaso atari byo biri ku ntuzi donc ubwo ngubwo abantu baribaza ngira ngo hanera ka video kakomeje gucicikana kuri WhatsApp imitego gute urumva akayigwamo no mu batezi imitego nawe arimo urimo kureba hari n'aka video kakomeje gucicikana kuri WhatsApp arimo ngira ngo yari mu nteko avuga ku bintu byo kurwanya ruswa urimo kureba avuga uburyo ari ibyaha biremereye ari ibyaha ngira ngo igitabo cy'amategeko ahana mu ngingo ya 17 ntutsitare ku mategeko no ku ngingo ntacyo ndayizi nta kibazo nayipresheje ivuga ko icyaha cya ruswa ari kimwe mu byaha by'ubugome bukabije unarebye kuri Twitter kuri by'ubugome bukabije gihanishwa barimo gusubiza kuri no case yego gihanishwa igifungo kuva ku myaka 5 gishobora kugera kuri burundu noneho
nibyo urimo uravuga umuntu yicaye hariya niwe uri kwigisha abandi kwirinda ruswa kuyigendera kure kuyirwanya ibi ngibi bizajya binadufasha kumenya abanyapolitike dufite sipfe kumenya ngo nuko minisita Bamporiki ari no muri minisiteri ishinzwe iby'umuco ariko mu muco habamo kadire ebyiri umuco mwiza n'umuco mubi cyangwa se umuco umeze ukuntu ari kugenda uhinduka mwiza cyangwa wari mwiza ugenda uhinduka mubi ikintu cy'uburyarya no gucakura wumva cyane cyane kirimo no kubeshya icyama kuko yavugiye mu cyama reka birana n'ubwo ukubeshya icyama no kubeshya abanyarwanda no kwibeshya icyama n'abantu urumva no kubeshya igihugu none Bamporiki nk'umuntu nanjye ndi umuntu sibyo niki cyakorwa kugira ngo abantu ibyo bemera ujye batemera mu mutwe bareke no kubyemera mu bikorwa hari ibintu byitwa ibitekerezo Bamporiki ntiyashonje urumva yavuze ko afite miliyari y'amafaranga mu mitungo afite yego which is good ni iterambere ry'umunyarwanda ntawabyanga ntabwo ari bibi urumva ariko uduturufaso Bamporiki kuri Twitter amaze kubona mu kanya yemera ko yakoze ibyo byiza nonye n'iki byose brebere urumva ntabwo yari umuntu ugomba kuba nawe ari umuntu utega iyo mitego atanayitega wenda muri ya kongere twavugaga ahitega n'abanyarwanda kuko uruswa umuntu aba yarariye ibirimo y'amafaranga ari kuzatuma umuhanda wubakwa neza amashuri yubakwa abana bafite imirire itameze neza bagira gute ibyo byose David hari ikintu gikunda kubura mu banyarwanda benshi muri twe ntabwo ndi bwikuremo ntabwo ari bose niyo mpamvu nanjye nitanzeho urugero kuko usanga ntinya imiti ikintu cyo kuvuga ibintu ku rurimi ukabisigiriza bikaba byiza hanyuma mu mutima wawe ufitemo ikindi ndetse mu ndimi z'amahanga babyita hypocrisy politique ni ikintu cyeza mu bayobozi n'abategetsi rero ni ikibazo ibi ngibi ni urabona mu kanya urabona ino Twitter isaze turi no mu kiganiro gusubika kimwe dukora ikindi ntabwo turimo kubisha ibyo urumva nacyo turaza kugikomeza abakurikiye bazakibona bivuze ngo usanga hari n'umuntu wavuze kuri Twitter ni Eli Hamidi asa n'ugaragaza ntabwo mbibihisha kuko Twitter iranditse ko asa n'umuntu ufitiye icyo nakwita nk'impuhwe umukuru w'igihugu urumva utegeka uyobora n'abantu bameze gutya ngo mu myaka 28 yose ngo uramwihanganira umuntu agakosa rimwe agakosa kabiri agakosa gatatu nibyo ariko ku musozo uwo mugabo aravuga ati ikibazo nuko ava ahangaha ejo akajya muri minisiteri runaka akava muri minisiteri akajya kuba ambasaderi akava kuba ambasaderi akajya kuba aho rero ngacengezemo kandi kantu tujya no kuzindi ngingo ngacengezemo ko umukuru w'igihugu ntabwo yarambirwa kubabarira urumva kuko nawe Hamidi uvuga gutya ntabuze ibyo umuntu yamushaka ngo amubabarire urumva aho nta kibazo kuko umukuru w'igihugu agomba impuhwe n'itegeko nshinga rirabimwemereye ibyo byo nibyo ariko ukibaza gute ubundi twabaho ndi umuntu umuvudutsi cyane ariko David ndi umuntu umuvudutsi kandi ndeberera ibyapa warebye kuki nabaho ndi umuntu w'umuganga utaryama muri superete mwigisha abandi kuki n'abandi umuntu wo mu bibanza mu mujyi wa Kigali urumva kuko muri Isagara Bamporiki n'umujyi wa Kigali washatse kuza ariko oya n'umuvugizi wa RIB yabivuze ko Merari mpabwa n'amaguru mu mujyi wa Kigali no hari amakuru yabajijwe ntago ari ibintu urimo kureba to ushize igishushanyo mbonera w'umujyi ni urya ruswa ese perezida wa Repubulika azahora muri ibyo bintu bimeze nk'ibyo kuvuna umuheho kongeza undi urumva uraje uri umuntu mu butabera nyine nibyo Eli Hamidi yavugaga ati ikibazo nuko ava akajya akava ugoragoza umujyana kandi isura iba yamaze kugaragara ni isura uba wangirije ari uwo wakugiriye icyizere urumva ari nawe ubwawe ari n'abanyarwanda ubwabo kuko nk'iyi saga nta kuntu itabura kuvugwa iri ku binyamakuru mpuzamahanga nahoze nyisoma nahoze nyumva kuri RFI na BBC zabivuze urumva hanyuma akenshi na kenshi reka twe kujya kuri conclusion cyane turi ku mitego dusimbukire imitego reka tuyirekera imitego yo tutarayivaho Bamporiki ntabwo yakoze nabi kuvuga imitego ariko ntabwo yari wa mbere wo kuyigwamo ibyo ni bwo buryo twavuze kuko hari ibintu bishoboka uri minister uri state minister uri wese umudepite ikindi kintu nk'ibyo ariko wibuka ko icyizere wagiriwe nta nzara yaguteye urumva ntabwo ribira ko ikiro cy'isukari kize ku 2000 kigera kuri Bamporiki nk'ikibazo ni gute abantu b'indyarya bakomeza kuba muri politiki y'u Rwanda hakenewe kandi kayunguruzo no kuvuga ngo kuri revolution yakozwe mu Rwanda yaba liberation y'u Rwanda n'amateka dufite mu myaka 28 kuzamura meza ndetse perezida wa Repubulika muri kongere ya RPF iherutse hari aho yavuze ntabwo mu misikotinga asa nk'ugaragaza ko nubwo bamwe babona ko RPF ari icama gikuze mu myaka
kandi ni moteri y'igihugu tubivuga ibyo ngibyo ntabwo tacyo duhisha turimo gusasa Inzobe ndetse we anagaragaza ko imyaka ishize RPF ishinzwe hafi 38 ko yavuze atari myinshi ku cyama, ibyo ndabyemeza 100%, ariko mu bigaragaza agaragaza ko atari myinshi nk'uko bamwe bitekereza. Ati se ari yavuze ati akibaza ko hakenewe n'andi mavugurura yo kuvugurura icyama. Bivuze ngo nge ku bwanjye ndabyumva kimwe na Perezida wa Repubulika nka chairman wa RPF, urumva, ariko by'ukuri genda navuze ko niba nawe utari kumuryarya, yego ntabwo nagiye gusohoka mu cyo kumuntu yakutumuryarya, koko ya mavugurura arakenewe kuko imwe mu ngingo yo kurwanya ruswa igize manifesto ya RPF, urumva, iyo ivogereye n'umuntu w'intore nka Bamporiki itiminizi hakenewe ibintu byinshi kandi byo gukora. Uribuka ko arimo avuga kuri ibyo bintu bya ruswa, yagezeho agera no muri ba bagabo bambara intuza hano ku ntugu, akoraho ati namwe kugira ngo umuntu ngo azamuke mu ntera ngo nicyo kintu buriya rero, nicyo kintu Perezida wa Repubulika simbikwigisha urabizi. Perezida wa Repubulika ni umuntu ukomeye bene data, nta muntu watinyuka muri iki gihugu, urumva, cyangwa no mu isi mu bindi bihugu birumvikana kuko tuba tuvuga ku byagutse, kuvuga ku kintu nka kiriya cyo kesi yo mu ngabo z'igihugu. Urabizi ko amategeko ntabwo bitwe bitutu nuko turi abanyamakuru. Icyo cyari cya mbere ku mutego rero, abantu banegura imitego bagashyiraho ibyapa babiviyora, urumva, bakavuga imitego nabo bayitega, sibyo kureba. Kugeza ubwo muri replay Perezida wa Repubulika yakoze kuri tweet yagaragazaga kutongera ndetse abikora #kutongera, urumva, avuga ko hari n'abandi anagaragaza ko hari abantu bigaragara ko basa nk'ababigize akamenya nko kuvuna umuheha bongeza undi. Icyo navuga mu kanya ngo RPF yavuze ko ntawe utakosa, urumva, nibyo, ariko uwo muco wo gukosa wongera ikindi cyanagaragayemo ikindi cyagaragayemo nuko Bamporiki ashobora kuba hari n'ibindi bintu yajyaga asabira imbabazi. Wabibonye, urumva, bishimangira iki kakana ko umuco w'uburyarya, ndi intore kuri mikoro ndacinya inkoro ndagira gute nkoresheje amaboko kare kuvura umuheha kongeza undi bitari byiza, urumva, ariko ni Ikinyarwanda, urumva, harimo gushima n'izo mbabazi ziba zitangwa, ariko se abantu baziha agaciro kangana gute? Kugeza ubwo Bamporiki ubwe muno munsi nahoze mbona abanyamakuru ku mbuga nkoranyambaga tubana ku mbuga nkoranyambaga bamwe ndabashimira n'abanenga batangaza no kubura umuntu afungirwa iwe. Nicyo naringiye kujyaho, ubundi gufunga umuntu ni option ya nyuma, kujya muri gereza option nuko ukurikiranyweho icyaha aba ari umwere, aba akwiye gukurikiranwa ari hanze, ariko ku byaha bimwe na bimwe bikaba bisaba ko ugomba gukurikiranwa ufunzwe. Kimwe mu byaha biremereye ni iki Bamporiki akurikiranyweho, kuko no kuva ku myaka 5 gishobora no kugera kuri burundu. Umuntu wagombaga kuba yakurikiranwa cyangwa yahanishwa igifungo cya burundu agafungirwa iwe mu rugo. Icyo bivugaho abantu babyifashe nkaho ari ibintu bidasanzwe, kandi mu by'ukuri amategeko wabonye no kuri Twitter umuntu wavuze ati noneho kuki twege kuki ndimbati batagize gutya na gutya, ariko uriya ntabwo mushima kubera ko nibyo bavugaga mu kanya, hari ibyaha bigira amakarasi, hari n'ibyaha biri penale, ibyaha mbonezamo abantu, amategeko mbonezamo abantu, ibintu nk'ibyo, ariko nkaho ngaho je agoshe ndabifata mu buryo buvuga ngo tubimenyereye kubera ko nyine ibintu twavuze ko biganza tuvuga ngo ntacyo byaba bitwaye abantu n'ubu buryo bukoreshejwe. Gereza ntizuzure ko dufite ikibazo mu Rwanda cyuko amageza acucitse, urumva, nariko nakaruka kameze nka jurisprudence mu butabera, abantu baba gushima ko kuvuga ngo ukekwaho ikintu wese si ngombwa akajya muri gereza, hari amasaha yaje n'iki byose. Ariko ikibazo nuko gufata umuntu ushobora gufungwa burundu ukamufungira iwe mu rugo, ariko ukamukurikirana ari iwe mu rugo. Kandi ijabo ibintu twishyizemo bya politike bitavuga ku rubuga rw'imikino, ntibivuge ku rubuga rw'isanzure rw'ikirere, tukajya ku rw'ipolitike ndetse tukarasasa Inzobe, utajya ngo twishyize mu mukino woroshye. Umukino wa politike abona kubaransinga, urumva, kuko muri ubwo buryarya cyangwa harimo n'ukuri kwa bamwe bakoresha mu bwirwaruhamwe, turi intore nzima, tugize gute, wambuye ubutore pasi, ugize gute, uri gitangaza, ibintu byose kwisi bigiye mu na politike. Buriya na puissance ya Bamporiki ugiye kuvuga ngo
nayo ntabwo iri hasi, ntabwo twatuye David ngiye kuba Bamporiki nuzaye profile itari hasi ntago bivuze ntago bivuze ko itegeko ritagomba gukurikizwa uko ryanditse. N'ubundi tuvuye ngo rizanakurikizwa kuko oya kuba bihereye kuri Bamporiki ahubwo nge birantangaje. Numvaga byagahereye no kuri abo bandimbati na ba Prince Kid n'abandi bose. Donc kumbwira ngo nuko ari Bamporiki kuri profile runaka ukavuga ngo naba ari we mu rugo no. Icyo gihe navuga ntago navuga narengezeho mu kanya nuko nabwa buryo nuko nabwa buryo navuga abantu bigaragaza bamoze ubwirwa ruhame no ku matwita bamwe bigira batagatifu cyangwa ari nabo naho ndahiseguye bifite ikintu bibubakira. Noneho wowe uzagende uhereze bitanu umupolisi wenda utwaye imodoka urebe ko bagufungira iwawe. Aha wabyumvise. Igihugu rero kigendera ku mategeko kandi gikurikiza amategeko, ntabwo uko Karinijabo uko David yafungwa bigomba gutandukana nuko Bamporiki yafungwa. Nahoze numva ko ako kantu nayo bajwa ushatse twanayabona kuri VOA umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda nyakubahwa Maître Aremo Kurarinda asa nushiramo ako kantu ka profile y'umuntu oya profile y'umuntu niba uko rero amategeko yababereyeho twebwe b'abanyantege ibyo ntabwo ari byo ngibyo ntabwo bifuza kuvuga ngo nuko ari Bamporiki ngo nuko afite profile ngo nuko ngibyo ntabwo turimo kumutemera hitaka. Ese Karinija kutarimo kuvuga iki kintu cy'imikorere y'imbuga nkoranyambaga erega nawe wari utangiye kuzana ngo profile ya Bamporiki profile imbere y'itegeko cyane none se niwe muntu ntuzi XPM ndamuzi aho umuntu yidamiye none se ko batamufungiye wese ariko se ugiye kwakora nazamuye urwego yagezeho plafond yarariho niyo Bamporiki ariho birangana. Ariko aho nazamuye ibintu bya politike ko navuze twishyizemo kandi tugomba no kubihagararamo bahangana nabyo kandi mu buryo bwiza nuko none se ni imanza zose ubona kuri YouTube live nk'uguye Rusesabagina n'iki byose Karinija byo tubwira abantu ndabizi ko uri umuhanga mu buryo bwo ariko bwose niyo mpamvu dukora ibiganiro tuva turameze neza. Urumva politike yevolvinga mu bintu byose ntabwo uzabona imanza zose kuri Twitter ntabwo uzabona bose bafungiye mu rugo ntabwo niba kwivuguruza nujya kugereranya uru rubanza rwa Rusesabagina example natagaga. Urumva politike na diplomasi biza muri ibi bintu byose turimo kureba hanga ariko hanga niyo mpamvu ibyo bya Rusesabagina nabyumva muri sansiri diplomatique na judiciaire n'ikibazo cyo cy'Abamporiki cyuve muri sanse ya politike na judiciaire ahari diplomasi wakire ibi ngibi biri intano ntago biri external. Urumva ko byabaye nyine iki nicyo kibazo urimo gukoresha Twitter yahatwitse. Urumva urabona ngo rwose ngo ibyaha mukuru w'u Rwanda n'iki cyose urimo kureba ntabwo ariko cyeretse niba wenda ari njye utari kubyumva neza ko itegeko rikwiye gukurikizwa atari kuri Bamporiki no kuri David. Amategeko hafi ya yose politiki igenga byose ntabwo abantu babyemera. Urabona ariko urabona baravanga ubutegetsi nk'ubu nahoze numva mu gitondo umuvugizi wa RIB arimo asobanurira Theo Ukwezi impamvu zo gufungira umuntu mu rugo akavuga ati biriya umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha birateganyijwe nta kibazo biremewe ariko ukibaza kuki byemewe kuri Bamporiki ngira ngo ari ubuse wa mbere we wa mbere ufungiwe we wenda siwe wa mbere ni uwa mbere mu tuzi ariko birasanzwe binakorwa ubwo birashoboka kuko ntabwo usanzwe bizi ntabwo ukibona nk'abofisiye bakuru bavuze bafungiwe n'aha n'ikindi kintu ngibyo kuko uzi ko ubutara bucima ibice bibiri ubwa gisirikare n'ubwa gisivili nko ku bofisiye y'abasirikare ibintu bya gisirikare ugiye kubivanga n'iby'abasivili biratandukanye completely. Icyo mvuga no gutabera ukora muri ubwo buryo bubiri ibintu by'abasirikare bitandukanye n'iby'abasivili. David ujya wumva bavuga ngo iyaba RDF ariyo yoboraga Minagri yoboraga ngo Minedik ngo ibintu byajya ku murongo ako nakantu kakumvisha itandukanye kuko bo umurongo umeze gutya mu bigaragara kubivanga n'ubutabera bwa gisivili mu bigaragara byo nagize amahirwe yo gukurikirana nk'amakuru amateka n'iki byose ubundi urabona tubivugaho turi mu Dusase Inzobe urabona nk'umudamu bita nyakwigendera inyumba bizwira mu gusa bavuga ko iyo bakuriye mu mateka ye yari indashyikirwa mu bubitsi bw'imitungo icungamutungo kandi mu buryo ntekereza ko tutazaramo metirize nyinshi mu buryo bw'ubupfura kandi ibyo bifite ikintu bisobanuye impamvu muzanye nayo kubwira nayo ariko ujya kureba ugasanga nk'ubu mu mico y'ubutore mu mico imico nyine usanzwe mizima n'iki byose ese
ubona umuntu nka minisitiri ngira kuvuga arya ruswa urumva mu by'ukuri ariye ruswa ateye ikibazo y'amashanyarazi ku nkombo urumva ariye ruswa anoshoye wa muhanda ariye ruswa agize gute ukareba ugasanga nuko natwe wenda turi kubivuga nta makuru hagiye tubifite ngo yariye ruswa mu biki no mu biki tuzabimenya ariko hari n'akantu kantangaje icyo navugaga nko ku buyobozi kandi bavuga ngo zishingwamo nkuru ubuyobozi buriho zinatukwamo nkuru kera wasangaga hari ibintu biza nka zero tolerance nibi byose ubona byabo tuvuga ngo tuvuye muri Ndimbati Seri David Marisha Linda nikana kandi kintu wasangaga muri strago bitarakoraga ndetse ku buryo kugeza igihe habaga mu bintu byo kujyana ubutabera bw'umuntu wahoteye nk'umwari byo bitaga firing squad sibyo bakaba rwose bakurasira ahantu wakoreye icyaha ku rugamba live urimo kureba ariko aka kantu nkazanye kubera iki ikizemo mama inyumba nzayemo n'abandi byose abantu bashobora kuba bari muri umbrella urumva y'amategeko no kutagira icyo batinya kubera ko bazi ko perezida wa repubulika abagirira imbabazi urumva urabona urebye kuri Twitter z'abayobozi benshi ari abahindurirwa ibyanya kubera n'amakosa bakoze usanga bose bavuga bati turashima perezida wa repubulika kubera umwanya wagize gute ese imbabazi z'umukuru w'igihugu ntabwo tuzazi natwe zituriho urumva abantu bashaka kuzazigira icyo bita password urumva umutaka kubera ko imbabazi ziriho Bibiliya ivuga ngo ese ko hari imbabazi abantu bashayisha ibyaha ariko n'umukuru w'igihugu reka bitandukira reka ngusomere kano kantu yego umukuru w'igihugu ntabwo nazi imbabazi Bamporiki yanditse nibi tuvuga hano turimo kuvuga aka kanya Bamporiki yanditse nyakubahwa umukuru w'u Rwanda ataginga Paul Kagame narahemutse akadomo umutima wanze kumpa amahwemo bavandimwe inshuti zanjye namwe abankurikira kuri uru rubuga nakoze icyaha cyo kwakira indonke nkaba ntafite irindi jambo navuga usibye kubasaba mwese imbabazi atahembwe ndatakambye reka nongere ngusomere yumva Jean Paul niwe wayisaza aravuga ngo imbabazi z'Uwiteka nabo yahaye ubutwari zikubeho kandi ntukongere gukora ibisa bityo ukundi umukuru w'igihugu ati ibyo uvuga wowe bifite ishingiro yabwiraga Jean Paul ndetse tutabona no gushyiramo akantu ka credit y'imikorere ya media and social media turaje tugiveho aho none umuntu asigaye wo ku rwego rwa minisitiri yemerera icyaha kuri social media nabyo turaje tubivuge ariko noneho kandi bikiri mu iperereza twabivugaho twagira no kubona naho umuturage nkanjye ari playing agasubiza Bamporiki umukuru w'igihugu akareba iki kikwereka ko umukuru wacu twese kandi twese atwumva ku rwego perezida wa repubulika yasaga n'usuzira abaturage yego Bamporiki atazakugira ngo perezida yasubije ati ibyo uvuga wowe bifite ishingiro arabwira Jean Paul ashyiraho hashtag kutongera gukora ibisa nk'ibyo yakoze bibi hashtag hahiye bitari uguhora mu bibuga aho rusaba kubabarirwa icyo twise uburyarya ubucakura ibi bigaragaza ko hari andi makosa yajyaga asabira imbabazi hanyuma Bamporiki arashonje iby'Abamporiki abantu bitwaza kujya ruswa muvuga ngo inzara ngo iki n'iki Bamporiki nashonje yemeye ko afite imitungo wakusanya hashize imyaka myinshi bimaze kuba nka miliyari zingahe wabona miliyari hanyuma se noneho utarakomeza noneho mu masegura makumyabiri niba umuntu nka Bamporiki ufite asset n'imitungo irengeje miliyari agikorakora gutya Bamporiki tubyumve kimwe twajyaga duhurira kuri sale motoro tugaciza tukabyina urumva nakwibuka mu yajyanye ejo na minisitiri harya muri niba state minister ari kuri level yo kurya ruswa tutaramenyeshwa iyo ariyo urumva uribwira ko biriya mwisi bitarimo gusibana mu kagari bihagaze bite oya nge ntabwo nahita mbyumva kimwe nawe kubera ko babyumve gutyo mu murenge bimeze gute oya kubera ko ubunyangamugayo ntago burebana na status umuntu agezeho izi mbabazi Bamporiki yahoraga asaba nisegura ntabwo twamenya ko ari za ruswa hanyuma se uribwira ko muri joke no mu nama njyanama z'uturere haberamo ibiki umukuru w'igihugu ibyo bamenye abazi uko bingana umukuru w'igihugu ati ibya Bamporiki niko bimeze ni ukuvuga ngo bitari uguhora mu bibuga ahora usaba kubabarira ati ibya Bamporiki niko bimeze ahora mu bibi agahora asaba kubabarirwa uretse wumve umukuru w'igihugu ati hari n'abandi bameze gutyo ese urakoze cyane kurimo kumakanya kandi n'imana ikubwiye oya njye ntabwo reka nkubwire umva David icyo nashaka ngiye kwemera turi kuri ruswa icyo nashaka kwemera ni ugushaka guhuza status y'umuntu
no kuba yarya ruswa cyangwa atayirya oya none se wagira ubunyangamugayo bw'umuntu ntabwo bushingira kuri status afite wagira ngo sanga turimo kuvuga kuri Bamporiki gusa turimo kuvuga kuri ba state minister mwese mwisuzume urumva kuko Bamporiki hano ahagarariye ba state minister badakora neza kuko perezida Repubulika yemeshe none se ntabwo ari we wenyine ariko ntabwo ari uwa mbere uribuka mukuru w'igihugu avuga kuri Isaac Munyakazi noneho sibyo ntabwo ari state minister wa perezida yavuze ko bahari benshi niho nanjye nashatse kutuma ku gatoki kuri bamutwara sibo kuri ba mudugudu ejo bodara naciye barimo gusana inzu simpavuga ahariho nshatse na wasashe inzobe kuri 40 urumva ukagera kuri 40 ukajya kuri aho tuba kuri batuvukamo naka tubavukamo badutuyemo naka tubatuyemo aho umuntu asana inzu ugaca ku bantu ijisho ry'imana makuru arize ugaca kwa bava urimo gusana gute ibi byagenze gute ese iriya nzu yahagaritswe gusanwa ntago irimo gusanwa no kuri dialogue ntazagira unterambabuye ni ibintu biranabareba ariko bishatse kuvuga ngo iki kibazo kuzamuka mu isibo kuba leta icutujagari tugakomeza itangwa ry'ibibanza ibyangombwa by'ubutaka irangiza rubanza ba noteri hakenewe izindi mbaraga nibyo navuze mu kanya ntango ngiye gukora PF no kuri revolution haracyakenewe indi revolution y'imbaraga ifite n'ibitambo kuko na perezida Repubulika ageze araha mentioning urwego rw'ingabo urumva turi mu bihe umuntu yavuga ngo nta byacitse ubuzima burakomeza ariko hakenewe n'izindi mbaraga kuko ntabwo wowe muri investigation ni yuzi twemereye gukora kugira ngo uvuze investigating nka kiriya kintu cyo mu ngabo n'itangwa ry'amapeti ntabwo bizakorohera birakomeye cyane kandi nanone ukareba ugasanga izo mbabazi twavuze mu kanya zitangwa ni nziza 100% ariko nanone zifite nazo challenges aho abantu bashaka guhindura imbabazi na Twitter nk'ibyo twabonye Dagame yavuze kuri Twitter nk'ibi Bamporiki yavuze none se bibigiye ku intero n'ibyo gusabira kwemerera icyaha kuri Twitter bwa mbere bigiye ese kubureka kubaza umugenzacyaha urimo kugenza icyaha cya Bamporiki ari mu hepo ndakubaje ariko nayo nsubiza ari mu hepo position ngo donc ibintu umukuru w'igihugu yamaze kuvugaho biba bigoye kumenya position uri bufate swat ukavuga utese igire wari kuyu munsi ndagenda nigize uwo mugenzacyaha uri kugenza iki cyaha mwigire nyine bitwaye kise kutamwigize se umwe mwese mbaye ndiwe nakurikiza icyo amategeko ateganya ntago namera nkaho ngo status ya Bamporiki oya ntabwo nagirebaho kuko amategeko ntashyirirwaho Bamporiki cyangwa kari nijabo none ko Bamporiki nawe akeneye imbazo mbabazi ko yazisabye ko imbazo zigomba gutangwa ariko mu by'umukuru w'igihugu yavuze nta mbabazi zirimo yavuze ngo iki yavuze ngo bitari uguhora mu bibi ugahora usaba kubabarirwa ko kantu kanote bitara guhora mu bibi uramutse uri umugenzacyaha uri ufite iyi dosiye aka kantu uzakiteho bisobanuye ngo imbabazi ni ziza naka turabakuzigira ikindi mu gusoza ngo guhanwa nabyo birafasha navuze na kare ariko ibi bintu navuze nshaka gushimangira kuba mu gihe cya revolution cya liberation warashoboraga kurepinga umukobwa bakavuga tuki kuguhanira ahe cyaha wagikoreye ugapfumura banki bati ibi nibi ntabwo mu buryo bumwe cyangwa ubundi bigaragaza ko guhanwa kutakiriho ariko nanone icyo navuze nshimangira ese birakwiye ko abantu bikingiriza muri iyo umbrella y'imbabazi ziriho haba ku rwego rwa system yoboye igihugu haba ku rwego rw'ibi ngibi by'uko umuntu Twitter yaje itaririho kera ngo tuvuge ngo abantu bahanwe gutyo Twitter zitaraza bararenganye ariko se urumvira nk'ibyo tumenyereye ijambo bita diplomasi uko urimbwira diplomasi yo kuri Twitter ariko dushobora kuvuga ngo kuza justice judicial and whatever you know nkavuga ngo rero ese abantu cyaba ari igihe cyo kuvuga ngo kuko turi mu gihe cy'ikoranabuhanga isi yabaye umudugudu abantu bagiye kujya barya na ruswa bihanirwa no hejuru y'imyaka 5 atwitinge mu kinyarwanda cyinshi n'ubuvanganzo urumva bize kwa trava bize kwandamayininga inzira za wa mugeza cyahanyuragamo ajye muri ambigite kubera nagaruko biragenda nago byaba bikira ubutabera bigenda byabikira ubutabera noneho kandi ukora no ku nari ndimo nshaka rya tegeko ryo mu 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu ngingo yaryo ya 17 rivuga ko icyaha cya ruswa kiri mu byaha by'ubugome bihanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 5 kugeza ku gifungo cya burundu icyo mbona rero nkurikije nubwo nta munyamategeko yabivuze ngo itegeko rirakora ibyaryo ahubwo haza intervene ibyo bita circumstances attenuantes urumva hari impamvu nyoroshya cyaha hari impamvu nabwo reka tubuvuge none se hari impamvu nyoroshya cyaha no kwemera icyaha ugasaba imbabazi
biri mu mpamvu nyoroshya cyaha ariko ntabwo biri mu mpamvu nkuraho nsiba cyaha oya nsiba cyaha zo menya nta nizihari nazo nzi ariko nyoroshya cyaha birashoboka ko ashobora kuzagabanyirizwa ariko se kareja ubundi umugenzacyaha aracyakora iperereza cyangwa byahise birangira ubwo ukurikiranyweho icyaha yamaze kubyiyemerera no kubisabira imbabazi ntekereza ko uzabaza abahanga amategeko oya David ntekereza ko kwemera icyaha bitatuma umugenzacyaha adakomeza gushaka n'ibindi bimenyetso bishobora no gutuma hari abandi barimo na merari batabwa muri yombi none se hataye muri byombi ko nta mbabazi baba basabye kuri Twitter ubwo byabuza gukurikiranwa buri wese no kwihahira ahubwo mbwira uti se gutaha ubu wenda n'uwo kanaka Minani na Petero merari ariko ambabarire ntago ari ukumugira ntago ari kumwibasira ntago ari kumwibasira birumvikana nicyo dupfa nawe ni umugabo mwiza ubisanzwe no kuvuga na Bamporiki ntacyo dupfa nawe no kuvuga ngo se ubu se noneho bari abategetsi n'abayobozi nyamureka mutanyumva nabi ndafasa abategetsi nabe abyemera batyo noneho game iratangiye niba guceka uzajya ujya kuri Twitter ubagera kuzikereya ukereye account ya Twitter uvuga uti nanjye rwose nabyibye nanjye nari umuhanda nanjye nagize gutya niki rwose mu ndebere gutya na gutya byavamo se wa mugenza cyaha nkuko wabivuze nakugarukiye nakomeze dosiye ye umuntu aburane bya bindi bishobora kuzaza muri za mpamvu ngabanya nyoroshya cyaha cyangwa nyoroshya bihano niba tubivuze neza ariko nkuko uriya muturage nanjye ndiwe ya complaint avuga ati nyamuneka ntugire password ntubigire ibanga ngo nuko icyama kigira impuhwe nk'izo cyagize kuko Bamporiki urabona ashobora kuba yakoraga muri comité de discipline urumva wasanga na ba bindi bya mitego bamaze ariko imitego wowe nayo niyi ntabwo bavuga ijambo kugira ngo bakoreke bavuga ati tubwire uwa mbere tubwire uwa kabiri tubwire uwa gatatu ugasanga uwa kane nawe yari yawuteze ese ubundi David Umutego Mutindi rero Bamporiki aramutse ababariwe byatanga sura ki muri rubanda Bamporiki aramutse ababariwe byatanga isura ebyiri byatanga isura yuko n'ubundi imbabazi nayo ni umuco mwiza kuzigira no kuzisaba birumvikana harimo kutarushya ubutabera kutagora izo perereza bavugaga mu kanya gatambutse ikindi cya kabiri nk'uko nabivuze mu kanya no gukomeza kugaragaza yuko na systeme izamo n'icyama kiyoboye nka moteri y'igihugu hatakiri ikintu cyo gukanyarara kuko ari nk'itegeko perezida wa repubulika yigeze kwanga gusinya mu myaka yatambutse hashize imyaka itari hasi ya 20 cyangwa 10 ryaho basabaga yuko ngo umunyamakuru watandukiriye nk'ibi tuba turimo dukora uko turi abanyamakuru yajya nyine amanikwa harimo ikintu cyo kugira ngo umunyamakuru watandukiriye harimo amadifamatoire n'ibintu nk'ibyo nk'umunyamakuru urabizi nabo dukurikiye ariko perezida wa repubulika yego kandi nabyo ugiye kurebona ko utari umutego mwiza kuko hasinywe itangazo ryo kumanika abanyamakuru minisitiri atamanitswe bituma mu rwego mpuzamahanga ngira avugaga hashobora kugaragaramo cyuko wenda ubuyobozi nkuko wa muntu wo kuri Twitter bivuze ababarirwa agahabwa indi myanya n'icyo wabonye ko na minisitiri ariko nibyo uri kwita kuvuna imiheha wabonye ko na PRIMO yavuze ati rwose ati niteguye no kuba nakora n'ibindi ndamiye urumva ukibaza se XPM ibintu nk'ibyo en fait aramutse ababariwe byatanga sura ki muri rubanda nicyo urimo kumbaza ndimo gusubiza byatanga isura y'uburyo bubiri nyine byatanga isura yuko ngira amahirwe kuba muri generation ebyiri kandi nijoro mu biragano bibiri ndi mu kiragano cya kera ariko ntago ari ikigo cyo muri Bibiliya cy'abantu babonye ko ibintu byagendaga muri za 90 kuzamura 92 kuzamura aho abantu batekerezaga yuko mu mitegekere n'imiyoborere izabaho ariyo tuvuge iriho uyu munsi mu Rwanda hashobora nko kwibazwa ese tuvuge niba twaragiye tubona nk'abantu wenda barasuye kuri stade kubijyanye na genocide urumva hari abantu bo gutekereza se abantu bazakomeza baraswa buriya ni Muhanga barase ni Rusizi barase n'iki byose kuri ya faranga squad navugaga ese ubu buryo n'abatekerezaga gukora amategeko bakayaha perezida wa repubulika bati uwo munyamakuru nyamureka perezida wa repubulika wakoze no katuni uzamumanike perezida akabyanga ntago ntekereza ko uyu munsi abantu bashobora kurambirwa no kubona perezida wa repubulika ababarira uwashobora kuba afite ibyo akora bizima urumva akajya agwa mu mitego ntibishobora kurambirana n'ubundi n'abandi kumpuwe n'imbabazi ziri mu mategeko perezida wa repubulika yemererwa nubwo ntazatanzwe kuri Bamporiki urumva ariko zishobora kuba zaratanzwe kuri Ingabire Victoire zigatangwa kuri kesi za Kizito urumva zigatangwa kuri ba PM XPM nabo ubishimira umukuru w'igihugu Nyirawo urabizi ko buri mwaka atanga imbabazi ku bantu batandukanye ndetse imbabazi zigeze no gutanga muri za 2 z'abantu bagize muri genocide ariko bafite izindi mpamvu bashobora
gutanga abasaza abarwayi abagize gute in fact ku bwanjye turi mu kiganiro navuga ubyumva ntabwo nabara ko imbabazi David uri muri igira indyarya ariko aho ngaho byo kuvuna umuheha urumva ukongeza undi mu mateka y'ibyo navugaga muri za 90 ko byakorwaga twebwe tubona ko amateka aba ari maremare nk'umuntu ukiri mutoya arumva ari ibintu biri too much ariko njye nk'umuntu ufata za generation ebyiri nkabona uko ibintu byari bimeze nyine abantu baharumwe mu ishyamba urumva abantu banga bagira gute ndabona ko n'ubu ngubu rumu y'imbabazi iracyahari ariko mubwire Bamporiki ntacyo dupfa ariko urabyumva ahubwo aramutse ababariwe rwaba ari urugero rutari rwiza noneho rero rwaba ari urugero rutari rwiza kuri politike n'imiyoborere yimakaza kubazwa inshingano z'ibyo umuntu akora kandi yimakazwa kugendera ku mategeko politike yimakaza umuturage imbere uriya muturage watwe ruswa sibyo wari utwaye ruswa ayishyiriye honorable icyambere hari n'abandi bagiye baka ruswa bakanabyemera bakanabisabira imbabazi ariko bakaba bafunze none urimo urashaka kuzana ya ntuza ya status yo kuvuga ngo bamubabarire ngo ikibazo kiza kuvuga ahangaha nibyo navuze ngo twishyize mu bya politike no gusesengura kuri politike no kuyivugaho no muri Dusase Inzobe bizatugora ariko bikarangira biciyemo ni handi kuvuga ngo wowe uri umunyamakuru mbabarire ntabwo nshaka kukumentioninga nk'umunyamakuru ariko tujye muri iyo kandi none se urabona perezida wa repubulika ko yanze gusinya rya tegeko ryo kutumanika urumva urajya kureba usange iyo bakabonera baba baramanitswe mu museso urumva kayirija bakamanikwa mu nkuru wakoze ubugesera nabone urumva uraza kuvuga uti na marishari ntaze kumanikwa ari ku kiganiro yakoze afite sergeant mu gahanga kandi agikeneye kubabarirwa si byose nimo nakubwira nanjye ntabwo turimo kumvikana Bamporiki na Michel na Carol na Maria na Marita urumva baracyafite rumbu yo gusaba imbabazi urumva gusaba imbabazi ariko sinzi ikibazo gihari wowe ushobora kutabonye reka nze nyishaka ushobora kuba utabonye Twitter ya ntuza iyi tweet ya Bamporiki yavuze ngo umutima wanze kumpa amahwemo gusaba imbabazi no kugira ngo umutima ubone amahwemo birahagije umutima wa Bamporiki wo w'inyamahwemo ajya kurya ruswa ariko Bamporiki yabuze amahwemo ajya kurya ruswa kandi ari umukire urengeje miliyari urimo kureba sasa hari imigani mu kinyarwanda igitugora ariko urajya kureba usange ku butegetsi kuri systeme secondary ariko perezida wa repubulika ngo kuza ku mwanya wa mbere mbari n'ubundi ngushyira urajya gusanga perezida wa repubulika ndarekura ukuboko kw'imbabazi nubwo kuri kesi ya Bamporiki tutabona ngo yazitanze cyangwa yazitanze urimo kureba hatagira n'abatekereza ko Twitter za perezida wenda zitanga umurongo ku butabera byo twanemezagaho mu kanya ntibitekereze batyo ntabwo twitangazamo kuri ibyo turaza dusange kuri bariya perezida atatubwiye amazina nujya kureba usange ya migani itoroshye gukoresha muri ritangazamakuru uza gusanga avuga ati nasigarana nde ejo bundi se muri kongere ntiyabivuze ati muragira ngo nkoreshe bande ko ari mwebwe hanyuma Perezida Kagame urumva mu mpuwe n'imbabazi ze urumva no mukubariza yahita dudurwa byose nk'umukuru w'igihugu abirimo byose ndetse n'igihugu kiba kirimo byose na systeme haruguru nimo kuvuga haruguru barajya kureba usanga ntabwo ahubwo tuba tureba ukuntu rwashyiditse rwahenanye muri komite de discipline y'umuryango cyangwa se n'indi miryango abantu n'andi mashyaka abantu bakomokamo ruba rwahenanye nyamuneka wowe niba uri ambassadeur Ruhungirehe rwahenanye gute ujya kuba ambassadeur wari state minister muri PSD buriya mu cyambi rusororo ruba rwahenanye gute bakosora abantu abo bantu perezida arimo kuvuga bahoza akarenge muri ruswa bagahoza akaboko karekare mu ntuze n'ikindi byose ongeraho Johnston Businge wari minister ongeraho Shyaka wari minister ongeraho Diane Gashumba wari minister ahangaha abo ni nabo bashe kwibuka mu Dusase Inzobe ariko garuka muri media rwahenanye gute batatumanika kandi nijabo ko mu biganiro dukora burya babajya bavuga ngo iyi si itarakugira gute ngo bitarakubonera ibirungo nge ntabwo ndimo kwisegura ahangaha nta nubwo ndimo gushyigikira ibyaha bikorwa sinimo no gushyigikira umwuga dukora ngo dukomeze dukore umwuga kubera ko perezida aravuze ngo ntibatumanike akatugira imbabazi ngo tumaze gukora nta murongo ariko abantu bavuga kuri Bamporiki tubaransinge turebe ngo itegeko ryo guhana rikomeze urumva ariko n'imbabazi zikomeze nubwo ntarimo kwisabira Bamporiki ngo nsabire Ndimbati zisabire XY zisabire David mu kiganiro yatandukiriye gutyo ahubwo ndimo kureba giye ingorane z'ukuntu abayobozi bujya banagowe nubwo ntabwiye kumbwira ngo baragowe abahe bagowe umukuru w'igihugu cyangwa abariye bari gusaba imbabazi reka mubwize ukuri ngo riba Hamid n'iki byose ngo ninde muri Twitter yiwe
yagaragaje ko abayobozi bafite intambara. Ariko ikintu kimbabaza ni kimwe, naza kuba muri itangazo zabukuru ntakivuze kuri muri iki kiganiro. Ari niyo mpamvu wagize neza kuri PRIMO Media TV cyangwa n'Imana Kigali Voice TV zinjiramo n'abandi bazabyifuza mu kiganiro cyo Dusase Inzobe. Turacyafite akazi. Nk'ubu Bamporiki ntabuze umuntu ariko waramuvuze, niba ari babeka bakunda gukora muri investigation akamuvuga batari ko Bamporiki bavuga nyamuneka ni intama n'iki byose, kandi ahubwo bazi ko ni urugamba ahoramo ngo ibyaha n'amafuti ababarirwa. Ahubwo twe nk'abaturage turibaza iki? Ese icyapa bagishyiraho kugira ngo tunyiviyore? Ese imbabazi z'umukuru w'igihugu ziduha uburenganzira bwo kuvogera ngo nzajya kuri Twitter ngo mvuge ngo nyakubahwa mubabarira n'iki byose, usanga bibaye na labyrinthe ku butabera. Icyo wahoze cyo uvuga investigator muri RIB ari buhe murongo? Ntabwo imbabazi zitanga urwaho rwo gukora ibyaha ngo tubabarirwe. Ariko umukuru no kuvuga ibyo dushatse, umukuru w'igihugu nawe yabivuze ko ntawe utakosa, ariko ikibazo akaba ari uguhora mu makosa uhora unasaba imbabazi. Ahubwo media ifite ikibazo. Ubundi abantu rwose investigation ya media rwose buriya Bamporiki bashyizwe ku karubanda kera, urumva? Erega nahoze muri kuri Twitter abantu bavuga bati kuzana imodokari mu gihugu ihenze ntushake kuyisorera n'iki bikagenda gute, reka ruswa se n'amafaranga n'amagambo azamo n'iki byose, nyamuneka mundebera ku kamodoka. Hanyuma se ariko ubundi ku kibazo cya Miss Rwanda mbare nkacengezemo cyo kiganiro twapanze uyu munsi nako tuzakivuga. Buriya muri audio itarakorerwa authenticité ngo tumenye ngo ni authentique ya Prince Kid avugana no mu Miss runaka anamwita Muheto, nawe tutaramenya niba ari Muheto cyangwa atari Muheto. Uzi ko yavuze ngo erega urabona muri iyi case ya Miss hazamo na byinshi, urabona nubwo nkeneye happiness hazamo no kuvuga ngo uwo mwana ni uwacu. Ese buriya abantu bahamagaye Prince Kid muri Miss zose yateguye umwana ni uwacu, urumva? Abo bantu bahamagaye ngo niba atarana recordings no mu rubaza nawe azabazana mu mazina, avuga ati burya kuri Miss yo muri 2020 igisigiye yarampamagaye, urumva? Muri Miss ya 2018 igisigiye yarampamagaye kana karatsinda, buriya nawe azamena umuceri. Byamufasha iki se mu rukiko ibyo? Byafasha ubutabera no gusubiza abasi nyuma ko ari ibyaha bidasaza birimo na ruswa no guhotera abakobwa no kumenya ngo mu myaka yatambutse burya hari umuntu wabaye Miss igisi yahamagaye, ubutabera bukamugeraho nkuko butatinye Bamporiki ntibundi atinye kanaka w'igikomerezwa w'intugu zimeze gute n'ikindi bintu ziri biki byose. None se izo mbabazi turimo kuvuga rero nizitazamo kawo bose bajya ku karubanda biragenda gute? Biragenda gute kuza gusanga biraba bikozwe biraba biri mu nyungu z'ubutabera, kuko gutinya gutanga ubutabera ngo nuko ngo bari bujye ku karubanda byo birasova iki? Hanyuma reka Prince Kid hatwike, reka na mitego Bamporiki yavuze hahire rimwe avuga ati burya n'imitego navugaga ni Karoli ni Petero burya navugaga ni Michel na Maria. Uraza gusanga hahi igihugu ntabwo gishobora muri politike kubaho hatabaye imiyaga. Niho nahantu turimo kumva. Oya ntabwo nge nshaka ko imiyaga ishyirwamo kuko turi kuvuga Bamporiki. Imiyaga ndayemera. Ndishimye ahubwo ko tuvuga ibintu kimwe. Imiyaga ndayemera ko imiyaga yiza gufungirwa iwe bihere kuri Bamporiki kubabarira kuko twasaba imbabazi kuri Twitter bize kuri Bamporiki kugira gute. Oya iyo ntabwo yaba ari imiyaga, ntabwo cyaba kikiri igihugu rero. Dukurikiye ndabizi muri commentaire muzavuga ati uwo mugabo w'indorerwa mu mutwe urimo kuvuga imiyaga nyamuneka iyi miyaga itabamo. Nkurikije urabona imiyaga ndayemera. Ahantu tutumvikana uri kuzana imiyaga kuko tugeze kuri izo status zo hejuru ni uri kwita imiyaga. Utinya ko ari ruswa nari ifite ubwoba yewe. Okay, noneho kugira ngo mugenzi wanjye tugwe mu kiganiro kuba dukurikiye ibintu bigenda neza mukuremo imiyaga. Ariko ndimo kureba oya ngiye imiyaga ndayemera kuri abanyamakuru bamanitse ku karubanda ryategeko ryasi. Ndiko kubwira ngo imiyaga ndayemera. Wihera imiyaga kuri Bamporiki no kuri abo ba state ministers. Kayineja ko banagize amahirwe tukicarana oya na moderator turi mu kiganiro basirika nkwisabire. None reka ndi mwiyereko ariko ugipati ko bijyangira niyerekwa. Oya ntago mbizi. Sasa yerekwa mfite maraka kanya rero. Imiyaga imaze kuvamo. Ndimo kubona ba state minister. Okay, gereza amageragere yabanze kuzura kuko ndimo kubona ba state minister kuri bara perezida wa Republika yavuze bamaze kubigira umuco. Umbabarire ntabwo ni Miss Kote ga perezida ariko perezida n'umukuru w'igihugu dutora tukamufataho n'ingero ndetse no kugera ikirenge no mu ntambwe. Ariko yavuze ba state ministers yavuze ngo hari n'abandi bameze batyo. Hano ngiye ndimo kwiprofitira okaziyo ngifite uyu mwanya ngifite izi mikoro urumva kandi ntabwo ndimo kwishora no kwishora mutari byo. Ndimo kureba nkamara muri ba state ministers bagenzi ba Bamporiki n'urugero bamwe bari muri gereza bazitira uturere mbega gereza ya Muhanga hahiye nta miyaga mu cyama muri comité de discipline urumva abantu baba barimo babwirwa kureka ibintu nyamuneka
perezida wa repubulika abwira ngo bicishe bugufi, banze kwicisha bugufi, mwicishe bugufi byabatwara iki? Banze guca bugufi ba gitifu, mpise mbona noneho ya Rusizi yuzuye, noneho ndakureba no muri societe civile mwitangazamakuru, nawe ngiye kubona mbona bamanitswe nanjye ndimo n'iki byose, biraza kugenda gute? Kandi wiranga uribuka ko nanimo ndeba uburyo u Rwanda ruherutse kwakira inama mpuzamahanga yo kurwanya ruswa. U Rwanda rukaba rushyirwa mu bihugu byiza muri Afurika mu kurwanya ruswa, sibyo? Aho ngaho itobezo turi Mozambique no muri Zambia muri Ghana. Hanyuma nkibaza ukareba ubuto bw'igihugu dufite, twemeye umuco wa ruswa ukaganza kubera izo mbabazi. Erega hano ikintu kiza oya banza unsubize, twemeye umuco wa ruswa ukaganza kubera izo mbabazi. Ngiye ntago imbabazi nazanze, reba icyo zakangiza uzitanze, urebe n'icyo zasova utazitanze. Ariko maze rero ikintu hano ngiye kugusubiza, ariko ndabanza gushima ko utari ucyumvikana, urumva? Hano ndashaka gusa turi mu Rwanda, u Rwanda mu buryo bubiri, u Rwanda rw'umupaka n'u Rwanda rw'imitekerereze na politike tuba turimo tuvuga. Hano rero kare nijabo ndaza gusa no gusohora mu Rwanda, ariko ntugire ngo ndimo gukwepa ikiganiro. Ahubwo turibaza niba mu Rwanda umuntu nka state minister, burya bavuga ko ari minister, ubundi tujye tunigisha abantu burya iyo umuntu ari lieutenant colonel bamwita colonel, iyo ari umuntu uri brigadier general bamwita general. Ntabwo bavuga ngo mon lieutenant colonel ngo mon brigadier general, bavuga mon general, bakavuga mon colonel, bakavuga mon ministre, ainsi de suite. Donc ibyo nabyo mwitagaza kwa n'ubundi jya wumva bavuga ngo minister Bamporiki, honorable minister ye. Nubwo wavuga vice president ushaka kuti mon president, ntacyo biba bitwaye ibyo ngibyo. Nako gaciyemo no kukwereka ngo niba mu Rwanda bimeze gutya, uruza ku mwanya wa kabiri nyuma y'ire Maurice, nagiye mvuze ngo ndasohoka nyuma y'imipaka, buriya muri DRC biba bihagaze gute, buriya muri Zambia bimeze gute? Uko bimeze uko ngiye kukubwira no mu bibazo perezida Chakwera afite nibo muri Malawi afite, ni ibingibi byo kuvuga ngo yaguhaye ministeri none ntunakorwaho, nari bwo nshobora no kukwegera n'aya matwita turimo kuvuga yaba nibyo kuvuga ngo Dr. Thierry yavuze ho noneho nta nabyemerewe, ahandi barashize. Nubwo bitubivuga gutya, none dutanga imbabazi natwe tujye muri uwo murongo. Umva icyo nkubwira, wanze unsubize icyo nkubwira aha ngaha. Oya wakomeje ko emphasizinga ku mbabazi nkaho utabona ko ahubwo kuzikuraho byaba ari bibi. Erega ikibazo ako ko wankurikiye, urabona ko conflit de generation ranitaba giye mu bwonko bwanjye mu myaka mfite, erega ndakuruta mu myaka yo byemera, nubwo uri umuyobozi wanjye muri Primo Media. Oya ntabwo none se ntabihakanye jewe image mfite, nshobora kuba naragize amahirwe arimo amasomo, ariko namvugita amahirwe ntago bishimishije. Ushobora kuba narabonye firing squad mu maso, kuko gihe kuri stade nari impari kuri tapi rouge, kuri stade kuri tapi rouge nari impari bugiri mukuru bigeze nari impari rwose babamanika, wazi ibyivugo bya nari ndimo ndikirira biye forget reka dukomeze. Kahiriye cyane in fact mbafite ziriya image zose, noneho nkazikura nkamera nk'umuntu editor urimo kweditinga, nkareba se nyamuneka iyo biza kugenda gutya na gutya bikaba bigikomeje kurasa. Urumva ndimo kuvuga kuko ndakumva ndakumva ukuntu guhana kugomba kubaho, ariko n'imbabazi zikabaho, donc ukabona kubibalansinga nibyo biri mu Rwanda. Okay, noneho reka mvuga akantu gato. Imbabazi ziracyakenewe pe, kuko nakubwiye ngo umukuru w'igihugu ubu ngubu sinavuze kabonero, iyo perezida aza gusinya rya tegeko nge nari ntarajya mu byo kwandika, urumva muri kiriya gihe cy'imiseso n'iki byose, kandi sigwa ko bakoze nabi kuko banagaragazaga n'ibyo byose. Ugiye ngo twagera kuri media se iriho bari abajama bari bariho muri kiriya gihe, twasubiye inyuma tuzabikora ikiganiro, ndabizi ko muri programu zacu kinarimo n'ubutatuzana gikora, wenda turakizeza abantu ko ibyo ko media bavuga ngo yateye imbere, ushobora gusanga ateye imbere mu bwinshi, ariko muri quality dufite n'uyu munsi nta nihari. Ibyo tuzabikora ikiganiro kwabyo, ariko ndakubwiza ukuri ukurikije uko amategeko yarameze, bavuga ngo perezida ngasinye igisaba abamanitse kana karamanitswe igereka yaramanitswe. In fact nta cyasimbura imbabazi, ariko simbura n'ikintu cyarasimbura ko amategeko akurikizwa, kubera ko bitagenze gutyo haba harimo nko kuvuga ngo kana aravuna umuheha yongezwe ko azi kwandika kuri Twitter, urumva reka nkuvuna amaguru. Sinzi aho hantu nubwo kwambaza nawe ushaka wahuza nanjye, reka mbivugeho, ntabwo nanjye nakwishimira kuba mu gihugu kitagira imbabazi. Voilà.
ariko nta nubwo nakwishimira kuba mu gihugu kitagira ubutabera kuri buri wese apana kuko ari Bamporiki apana kuko ari David oya amategeko yubahirizwe mu murongo wayo. Ikindi ni wabonye tweet y'umukuru w'igihugu yavuzemo ko yagiye amubabarira kenshi uri umubyeyi ukaba ufite abana umwana ukamubabarira rimwe kabiri gatatu kane gatanu ku ikosa rimwe ntibyagera ukamunyuzaho akanyafu. Umukuru w'igihugu rero ati guhanwa nabyo birafasha. Hanyuma rero ningira amahirwe nuza guhita umpagarika ku jambo ngiye kuvuga ko ndabona ushobora kuba mushyugumba ko mpagarika nasoje ahubwo bunye oya icyo nshatse kuvuga no kugira ngo ntaza kuvuga commentary ntureke mvuga nkavuga ntureke mvuga ngo oya bisoze ntacyo bisakadira ibyo twarimo mu kanya no kuvuga ngo nubwo tubona